Ariko nubwo naruwe rwose ndataye wanje mbanguroga. Ariko ndawahigo ndagira ngo yanzu kwako buri bituki sha bara ruwawe zakubere mazaya. Kaneza baby. Kabya burira umwana wa kangahe? Ndimfura. Shano kuri kw'Imana bifura pe. Ahubwo na bucura. Uziko burara no kuvuga ngo yakubyaye agifite agatege. Niyo mpamvu uteye utyo. Nese buryo naba bucura nkaba n'imfura. Harya ubwo nari mbyitiranyije. Ariko uri mwiza pe. Umfashe shunaga aribyo naguhamagariye. Karame. Ikintu nendaga kukubwira. Ntabwo twakomeza dukundana gutya ababyeyi batabizi. Tugomba kubibamenyera. Ababyeyi se. Mama afite telefone. Papa wawe. Nawarayifite. Mpa nimero zabo bamenyeshe. Oya, nasibye nibyo akobe waje ureka. Shaka ko tuzajyana mu rugo bakakubona nawe ukazanjyana iwabo. Kukwerekana ubwo nawe ukanyerekana. Ariko ubwo hari avase si ngombwa n'abandi. Ahubwo ntabwo ugomba kuza wambaye ibi bipira byawe n'ibi bigofero. Kuva kwanjye rwose ntago yakwemera. Saza nambaye ubusa se? Oya utambaye ikoti ntabwo kwanjye yakwemera rwose. Turano wazana uyu mupira koko uje kwerekana. Gahunda no gushaka ikoti. Nuko wambaye ikoti rwose. Okay. Kote nta kibazo. Nizere kuzaza nyine umeze neza. Oya nzaza ahubwo ubwo tuzapanga kuri telefone ngo bwene igihe cyo kuza nimara kubona ikote. Ariko vuba atari kera. Itari kera rwose ikote nyiribona. Igare kuza si byose baby. Taraye. None se byabindi. Yushi. So ambese ko banye badahari. Oya. Se kane. None se sinzaza kwiyerekana. Ku buryo Tojanda. Ariko ahuze rwo kavuze. Ariko nubwo turahafi amakabari n'ibyiza kabisa. Ayo benga bagize icyo muzaza kuko. Muze. Iryo kote turarishaka mu buzima bwacu. Muze. Iryo kote turarishaka mu buzima bwacu. Wowe nandariko. Ndetse niyo karuvati turayishaka mu buzima bwacu. None njya kubibuka nandi kumwe nawe cyangwa? Gira vase imvugisha amagambo menshi. Ariko ureke nigendere utanyica. Kuko natabaza. Ariko ze natabaza. Gira vase vana mu wisakuriza. Hano natabaza mureresha. Vana mu wisakuriza se. Ariko nabyo mvanye mu. Muze. Sanyinisha gihe ngazahita mupfurizo nzanwa. Jana ariko ndege nitaye. Yes muzee Kazizi. Yes muzee penke. Mukomeye cyane. Karibu se. Yes. Sawa. Urakoze cyane. Shumeza mutese. Turakubona sheri. Shabo nagusuri twatinze pe. Shamwatinze. Ako niki cyane ngije mubwije. Nayi muri mu Shusho wimbeshye. Kane. Yambara yongera kuramo. Ndabazi ufanye karibu rero murabona meze gute? Kane urasa neza kuva hasi kugera hejuru. Wani karibu rero. Bite. Cyakora urashoboye. Gute se? Nise bwombe gute? Bitwaye iki? Shiro nagusanga. Mushere no mu diaspora. Wapi? Nose cyabimenyereye vuba se. Erega turaba siri muri icyo gihe tugezemo. N'agapira kageraho. Si cyo gihe tugezemo. Papa we yaranagowe. Agorwa mu biki karibu. Mbona n'ikanzu y'uko uzambara ingana gutya. Bamutwara tarangiza. Amugabo. Nibyo bako. Nta kibazo mwamukira kuri kara gasima. Twicarira. Bazani mukanyurira muri kara kibazo. Okay. Nawe ni muri rembo rizagobora. Naho ubundi rero buriya muzee penke Ndakumva Kazizi. buriya ugira amahirwe abona ishyano rimuvira mu rugo Ntabwo ari ishyano ushaka burya kubyara. kugira ngo nakubeshye. Ese basajye bagakwa ikindi washaka umwana n'iki? Wowe ugize amahirwe ubona umugukuriraho. Bene Karima ntabwo bagiye gutya bose bagatwitira rimwe wa bane. Ni amahirwe nyagasarira panga rwose. Ugize amahirwe rwose. Ko rwanyirinda mukambonye aberwa nkamushingira neza.
namusaza buriya nzashimira nyagasani ubundi buriya twakabitangiye icya 10 buriya tugatanga ibirundo n'amaturo byose byo gushima Imana tugashimira nyagasani kwigukuye uyu mwaka buriya iyo umukobwa wa mbere agiye buriya bafunguye irembo afunguye irembo rwose mani urabona sa no habaye ngende niba ari ubukwe niba ari ikiriyo ariko nubu ako ndi kubona abantu bari hano bose bafite ibyishimo oya ahubwo hano bashobora kuba bashingiye umukobwa ukuze cyane ahubwo sinzoga turazikura he mbona karakazizi kazitumyeho kazimaze ibyishimo ni byinshi karagasaza kazimariye ako bashingiye umuko niba atari yarabyariye mu rugo yarakuze ikigaragara cyo yarakuze nk'ubutaka si wa uri se ufite ibitsinsino byarengutse inyuma ufite akabuno gakomeye nk'ubuzima bw'Ikigali n'uwo nyine umeze ufite akabuno gakomeye nk'amategeko ya Mose ahubwo nta n'inzoga zarimenya abana mukopye kuko kuntu yarakuze igaragara cyo ubu bukwe nta nyama turi buzirye wazikura he twavumbye henshi iyo tubimenya yewe kaneza ubwiyemezo uzagira nanjye unome bana sinesha ese ni umudiaspora ni umubiri gate mu gihugu cy'u Rwanda afite taje zingahe simbizi aho sikonana nari amafaranga wowe ubona uwo muko afite ibice Imana ireba hano se bari bice twe twicaye muri tent ubundi buriya asoka ubwiye kireka imbe yaramuteye indasheri ubanza twicaye ngo abonye kuntu yabaye inzobe wajye ureba songa ni yaranabyibushye koko tegereze turebe do bari baramubona iwawe bazi papa w'ukuntu yavugaga mfite amatsiko mbese nashyushye ndafata na video ntabwo byarangira ngenda ya uploadinga ndaba mfite na video ndatangira kuri stati abantu bose umva izi nkuru nizere ko arabafite amafaranga shyushye nagwa se buriya satewe no kudegeye yemera umucamo mwiza muremure tutegereze twihanganye ngize ukuri ukuntu ubonye umugabo wapfumuriye he mfa nyine niba yabikoze namana mbabarira so aka kanya barakujyanye we n'ukuntu waragashinze subwo twaturangiye ndagashinze yego Yesu ni Imana ninde wararaga uhagaze mu muhanda n'abagabo baravuga ngo umugisha utondagira amabyi mbabarira wa muhunga ningirira gutsarabi ufite nyongo tuziranye reka buriya hari umuntu uba ukunda imico nyine imeze nk'iyanjye wese ko witonda ukaba utaravuga ngo ni ikirara gihuye n'ikirara abarize we shura n'imyaka aranitonda nkubaze shanga tibe mujye kora n'undi wa muhondo guteretaga ushaje nk'ivanjiri bikareka ndi mwiza urumva none ni mu mubona uyasha muzamunwara sinza ntakubeshya urumva oya ariko shunamwe muzamubona we nta wundi murijima mushaka marangira se mfa mumbabarire mureke kunzana mu bintu byanyu ubu ngiye kuba umuntu mukuru uri kumva ese twe turabana nyine kuri iki gihe mbarenzeho mama isa dunda ahubwo mwihangane tuhashye sharupita nyongo we mva nzaba ndeba ariko ubundi pe ubundi igihe twahereye ko niyeze mbona unyereke musi ubundi uramufite ariko nagutumiye nakwizeye we wamushatse turi abavandimwe ahubwo nyumvirara ahubwo ubundi wowe ahubwo reka wereke nubwo buriya nakunambyeho nawe ntabwo uzi kubana urana abahungu batarumbye urana abana n'umukobwa wawe ataribo barumbutse yego hano tugomba kureba ko mbona bameze nk'abambaye ubusara ahubwo turareba mufite akapfa kuba karekare yego patsimwe ni patsimwe hano patsimwe aha ngaha niho ndabona banganya reka none no muri bari uyu nguyu uyu ni umukobwa wa jape aha nari mubaze uyu nguyu patsi ntabwo yuzuyeho ni nk'intoki wenda zirindwi iri intoki zirindwi hano naho nta patsimo ziri intoki ebyiri bivuze ngo wowe niwe tombora iguyeho ubaye uko haguruka rero ubwo niwe ugiye gutsobera gahunda na peke arambwiye ko umukwe agiye kuza ubwo niwe ufashe uwo mwanya nyine haleluya amen amen nk'uko rero hari igikorwa cyaduteranyirije hano abakwe twe dutegereje arabaraje twakwitegura kubakira
twitegura ngo tukabakira nibamara kuhagera nyine ni ukubaha amashyi tukakira abakiriya oya nibyo reka wavuza n'impundu abagore babyumva ntibishoboka niko mukuru sheri wari uwe muri bariya N'uyu nguyu pa. komona ari umusirimu amahanga rwa buto niko sha kazi uri bukambwira ko banigiye mu nzira sha bakunigaze si twahise duhura sigira ikote ryanjye iriya mbwa muka muri ryambaye iriya se niyambwa ntumbwire ko ufite ikote ryanjye n'irya na karuvati byose nabibonye naho wambwira ko iriya mbwa ariyo mukwe wawe mbega umukobwa mbega Sheri sunsebeje. ariko niwe wambwiye ngo nzaze nambaye Nase ikote narakubwiye ngo uzaryibe. none se so nari muzi njyewe Noneho na usanzwe wiba n'abandi. Ataba papa we ugomba kwiba. rero reka nkubwire rope buriya igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega oya wumva mureke dukubita imbwa